manzi uje kudiringa na muyobo kumpane mu kanwa ndakwiyamye kayoboka inzira igikuzimu ya kudiringa na manager umbane muri ako kayobo ndakwiyamye nubwire ko manager yakozeho uziko kahise kumva ko ndi muri backup na narwariye debeni uziko kahise gafata bino bintu bya debeni gahita kabigira seriye cyangwa namurwariye indege bro reka musubize nakubajije nigeze uravuze ngo musubize ariko nta kibazo nabajije nayo ndi kubasubiza nanjye sindi kukubaza mana ko ugahangane bro gute ufata umuhanzi wanjye ukamwita ngo Nyamusi umuntu ntunze bro ukifata hano ngaho nagutungiye neza ku byarimo oya godi uvuze ko gutunze si muri line yawe godi kandi uvuze ko gutunze urabajije godi wowe urabajije reka umuntu akuvana dufata vuga ibintu neza vuga ibintu bifatika ntugende kwikazakaza vuga ibintu bifatika ni wikaze iyubahe make sense can you keep quiet ngiye kumyutinga ngiye kumyutinga ariko make sense ngiye kumyutinga first of all ndahera ku bintu bibiri aribyo ndibuvugeho gusa ngiye kuvuga kuri iki kintu cyo kuvuga ngo ntabwo simuzi sinkeneye no kumumenya umva nkubwire du nta munsi n'uyu abantu bagomba kumenya abantu manza wumvire no gusobanurira wakomeje kumva ariko se ndumva nta munsi n'umwe nigeze ngirana ikiganiro na debeni kirimo guhererekanya amafaranga njye nawe debeni mupiki tega amatwi ntabwo nkubwiye ngo uramukunda cyangwa maza wumva ahangaha urukumva nko mu ndirimbo zanjye zidashobora indirimbo zihoraho nzapfa nk'icyuma urimo kumva nkunda indirimbo y'ibihe byose urukunyumva ni indirimbo ya debeni bita I can see urayibona urukumva uramutipe yaririmbanye ijwi rikomeye sinzi no kubyumva icyo ni igihangano umva kidashobora kumva mu matwi kuko gifite ibintu byinshi kinyibutsa first of all ntabwo nsobanukirwa abahanzi n'ibihangano byabo turi kumwe indirimbo I can see ni indirimbo I'm in love I can see no hari indirimbo ni ebyiri zitandukanye I can see ni I'm in love I can see na I'm in love ntabwo nari mu rukundo ariko bitewe n'ahantu yasohotse ndi n'ubuzima nari ndimo n'icyo gihe n'ubwo nuko nari imeze nicyo yakoze muri icyo gihe iriya indirimbo ubundi igihangano impamvu kiba igihangano nanjye nari abakobwa batatu iyo ndirimbo gikipinga memories urukunyumva that's my guy gikipinga memories bura nkira ndirimbo I'm in love ihita inyibutsa situation nari icyo gihe n'uyu munsi nuvuga ngo muri icyo gihe nyumva naho yansanze n'ibyo yamfashije n'uburyo nayumvishemo sinari kubyumvikana I can see iriya ndirimbo ndayibuka ajya kuyiperforminga muri UN nkibuka I'm in love aho nari ndi icyo gihe n'ibyo yamfashije n'iriya ndirimbo n'urugendo yafashe mu rugendo nari ndimo so indirimbo mujye mutandukanya ibihangano n'abahanzi so I can give him a respect bitewe ko yabaye umuhanzi w'icyo gihangano ndizi urukunyumva iyo gato ndimubanye respect is enough respect is enough cyane ukunda I can see ukunda I'm in love sibyo no ni indirimbo zirihe biteka ryose yego noneho niba uzikunda uwaziririmbye uri umufana we ndakugarukaho gato uwaziri uretse gato winyiba uretse gato ni wowe ugiye kunyiba ntabwo nkwiba abigusobanurira ikibazo mubaza umuntu ikintu yaje kwasobanura mukamuriganira ngaho bantu usobanurira nonge ariko ndabizi ko iyo question ndaza gusubira inyuma yibaza yes ngaho ngiye so ikintu ngomba uyu nguyu nyiri guhanga turi kumwe dufata urugero ndaguhereza urugero rumwe siko bimeze umugombe ikigo nyiri guhanga indirimbo z'ibihe byose uretse gato ziri muri CD manza wumve ariko se yewe bareba Eva nuko babaye ngiye kuguha urugero sibyo reba ibihangano bya R.Kelly siko bimeze urebe ibihangano bya PDD Godfather uvuga ibintu bihuye yego birahura uretse gato Kelly uri gusakuza Kelly ushobora guhanga ibihangano sibyo ibihangano bikagira akamaro bikanagira nabo byubaka ukabikurikizaho imico mibi ntabwo mvuze ko debera ariko byagenze nari ngwaye urugero rwa R.Kelly utanze urugero yarepinze uretse gato bivuga ko yarepinze ariko indirimbo za utanze urugero rubi uretse gato aho ngaho urimo urajya kwa Bruce Melody ntega amatwi ariko R.Kelly ibihangano bye abantu ntabwo baretse kubyumva sinzi no kubyumva ndetse no mu miryango abantu bakunze indirimbo za R.Kelly nabo bavuga ko hote barabana style n'uyu munsi
baracyumva ibyo bihangano. Igihangano ni ikintu kimwe na nyiri guhanga. Dufate Mr Nice yaradususukije abantu ba kera twahozeho. End of the day yaje kuba ingaragenda mu biyobyabwenge aragera mwarabibonye n'ibintu byinshi. Rero ibihangano na nyiri igihangano yagutenguha ariko ntutapi. Nese nyiri igihangano yakoze uretse gatatu nyiri igihangano yakoze mureke turamufata uretse tukagaruka gatoya rero. Uyu muntu wahimbye bira bihangano ukumva you give that person respect. Nk'umuntu wahinze ibyo bihangano kandi bigufasha n'uyu munsi nishobora kureka kumva indirimbo za The Ben. Nta kibazo ufite na The Ben n'iki na respect ntabwo ushobora kureka kuyimuha gute si imwimiriki. So uje imwimiriki gute se kandi uretse gato n'uwo muntu akiri mu kazi ashobora guhanga ndashaka kuvuge ati nyimwimiriki pana uyimwimiriki ndakubaza. So ngo wiki so kubera ari wowe turavugaho uretse gato kuvuga ati nyimwimiriki ndakubaza n'ubwa mbere numvishe ureke unyumve neza cyane. N'ubwa mbere urumva ko nkunda ibihangano bya The Ben bivuze ngo ndi umufana we. Thank you so much. Wait a second. N'ubwa mbere numvishe umuntu abaza umufana ngo wanga umuhanzi gute. Uretse gato The Ben sindahura nawe nka The Ben. Urukumva sindahura nawe, sindabonana nawe, sinigeze mvugana nawe. Nguki ha business nigeze nkora na The Ben. Turi kumwe sindi umuproducer, sindi umuhanzi, urukunyumva sindi DJ, naba narapfuye ikina The Ben. Nta bihangano bye nacuranze wenda ko sinzi bicuranga sinkora kuri radio ngo wenda nanze gucuranga indirimbo cyangwa arazinzaniye zicurange. Mbwira ikintu cyavuga ngo nanga The Ben twaba dufite ikintu Flix ushobora kumusubiza hari Furi Furi ashobora kugusubiza. Reka musubize nakubajije nigeze ngubajije no uravuze ngo musubize ariko nta kibazo nabajije nayo ndi kubasubiza. Nanjye sindi kukubaza amana ko ugahangane bro. Gute ufata umuhanzi wanjye ukamwita ngo Nyamusi umuntu ntunze bro ukifata hano mberetse ngaho nagutungiye neza ku byaremwe. Oya Godi uvuze ko agutunze muri line yawe Godi kandi uvuze ko agutunze urabajije God wowe urabajije reka umuntu akuvaga abarukuteho urabajije aka kantu ni keja urabona ko kiri uruzingo bro namaze karimo karabyibuhanda gasi urabajije reka niko kwireba sheri reka nirebe nibwo mbyutse karimo karabyibuha. Urabona Felix ndumva akakubwira ikibazo akakubwira ikintu iri shanwa nakabaye nanshimira Felix naramwicaje kuri telefone ndamubwira Felix kuva uyu munsi tangira wambara igikobwa. Felix ugomba kunshimira ambara gikobwa reka kwambara kigegera. Ubwo ni rwo yarwanaga na Dumba yaruko humura. Ariko se uyu modereta ninde ndi gukora ibintu akabihindura. Cyane mbona kwagushaho Eva. Ninde uri mwashiraho Eva. Okay. Nese ushaka nanjye nshiraho video. Urimo kunyumva ukumva du. So mujye mutandukanya ibintu rero. Urumva nyine mufata n'abantu ngahibaze sibyo ntabwo ndakasa mutwe ndabizi sibyo ariko reka mugeze ukuri. Ntabwo mbwira ariko vuga ngo upfikina The Ben upfikina we koko ntabwo biro ndi umufana bro. Iyo umuntu utangiye kumudisrespectinga ukamwita ngo Nyamusi ukamufata ngo ngaho maruzingo ukamuserereza man that's disrespect igendana na hatred. Umva God impamvu ibintu ukora atari byo. The Ben ntabwo ari umuntu ashobora nka Felix ushobora kuvuga ati DJ Felix ushobora kumwita uruzingo ko ashobora kuza hana akagusubiza cyakagena akabyivugira ariko The Ben wita Nyamunsi cyangwa buri kanya ugumugira sinzi ibyo mwapfuye ntabwo ari byiza kuguma. Ntabwo ashobora kuza kwivugira ntabwo bapfuye buri anakizi ubwo promotion mu mukorera bapfuye ndakizi ntabwo ari promotion ihagije. Ikintu bapfuye ngenda kizi ikintu bapfuye ndakizi ariko iki kigabo ni ikigoryi umva ko Dominique yaza kuba ngombwa kutumanura ariko uno munsi birarangiye. Oya nushaka kumanura ariko ngewe ntabwo ndi kumanura ndakuboroka ntugashyamye ntugashyamye mbivuge ikintu bakavugisha induru ibirenge ipfa uri secrétaire wande kumyutinga mbwira mvuga ikintu mwapfuye ko nyine byose amuretse. Hari ukuntu mushobora kuvuga ibyo bintu bamaze gukora kuri iriya goro cyangwa mugatapinga screen ntabwo ntawe nubwo twakubwira ndumva mumubwire Eva kara yama kweni wiri guhonga Dumba wampaye uragahonga amazi y'ibishyimbo ndeka
amazi y'ibishyimbo nakubwiye ko ugomba muga ikintu mwapfuye ugomba kumpereza ariko wowe uratinda nawe turakumanura aho se kutindura barimo baramyutinga uravuga ngo ndi gutira barimo baramyutinga ntutakibona turakumanura rero ukumanura n'umutingo uhitemo umva ubwire ikintu Godfather yapfuye na Ben basezeranye amafaranga ntiyayamuha ibyo arabidukora byose Ben rero ntiwabwo ari ubwa mbere tubabaye basezeranye amafaranga ntiyayamuha nanga abantu bashyanuka ngaho uyu nukuri kumana mbabarira nyivure vraiment oya njema mbizi mwana wose niba ubizi ubwo uretse gato nari ndi kugurisha de Beniki amafaranga yansezeranye yagura giki reka nkubwire reba igihe wirirwaga ukora space Melody wirirwa umutuka babarira nyivure ndumva birangira byinshi garuka urasane ibyo ngibyo uretse gato igituta cyane kimeze nk'icy'abafundi uretse gato niba nkumvishe neza uravuze ngo The Ben yishuraga uravuze ngo The Ben yishuraga abantu ngo tuke Bruce Melody